nige ndagufasha biraza kugaragara ko polisi iri kubangamira ibisambu yabiritse bikiyibira bikagenda. Bayazanye ryari? Bashyizemo amazi? Oya ntago bashyizemo amazi. Reka nze ndebe ntacyo, reka nze ndebe mbahamagara, kanze ngereyo ndebe niba bakiriyo, mbahamagara baze tuzane turebe. Ariko uri kubashyi cyane amatanye ntago barimo amazi. So reka nze mbarebe nta kibazo. God have mercy upon us. Aya inaza boss zirimo zirayura si ukwayura gusa ahubwo ndabona zabaye n'imigati none se ubu gahunda no kujya kwayira nyine gahunda nuko ihoze nka boss bayitanze ariko ya mafaranga twagurishije amata washyizemo amazi bajyanye muri beti barayarya yose twavuze ko turagabana. God have mercy upon us. Ayanjye ari he ese nyine ko nari nawe ngiye mideni na nzayijyana wese ubushije nkugurira isigara igihe twavangagamo amazi ntago reka ishwe ye ntago nkwe sigara tutazashwanira ku mata ya boss minore ntago nkwe sigara minore none ubwo si sigara ndi inore ntabwo nari tugende inka za boss zabaye n'umugata nyine bitaza kuza kuba ikibazo. Ya kumwana zashonje se sha. Anze mamagare barabahungu ndewe niba bagiye gushaka ubwatsi. Aze mbarebe cyane. Ako se usanga ngeze hano bagiye kuko amasaha ndabona yuko ahira yageze. Ushaka gushaka ubwatsi. Zashonje kabisa. Kuna kunzi. Anze mbahamagare ndende. Bagiye kwahira ko dafunga. Usanga bajyana. Gasu. Abo hagiye kandi yose mbarebe. Kanze mbarebe. Ni utese amata bashyizemo amazi gute. Ubutasi ko namazi bashyizemo kwambwiye ko ari meza. Kumva nashobora kuba ari kumbeshye kanze muhamagare numve. Bo rero ndumva mu nda binameze nabi wafashe amafaranga twagurishije amata uyajyana muri beti bararya urumva urankorera iki shabyihorera ubuse ngiye ningiye wari wanze ntawe ninya habishaka hanyuma iyi nzara mfite urayinyiriza buti sha wabyihora nanjye iyo mbimenya ninjyanye amafaranga yanjye muri beti tugire gufata amata y'abakiriya ba boss tuyamenemo amazi turangiza tubashyire amata arimo amazi wewe ibyo abikoze byose nyine n'ubundi ndangizanye cyane muri beti uri kwicuza ariko ndikwicuza ariko n'ubundi ndanashonje nibikuraho ko nshonje ahubwo nungutse agatekerezo ngiye aho ngero nyushya ko gatekerezo twumve umva rero hariya hepfo hari umugabo afite ibishecye kandi ubu ndabizi izi saha dore ni mu masaha ubu wabona yagiye no kuryama kuruhuka hamwe rufigi yahe bakamukubita igisheke kwa papa Fred ihari urahaze hamwe hari icyobo cy'amazi hari hepfo mu gishanga nyine hari hafi tujya kwiba ubwatsi
hari umugabo ufite ibishecye ariko amita Papa Fred ariko wa muhungu harakubita we sonze se sonze amara imikoroshi ngende uranzi ndakukubita mwagusigura indebe nk'itaho misazi nayitinya ahangaho no nkunda rero ahantu hari ibibazo ngiye nuhonge uriyizeye ngende yizeye se cyane gake wewe nawe tizeye gake nawe hari igihe batwara intumbi mu cyaro God have mercy upon wego us. urajya imbere ngenda gucungira icyo bitwaye se abaza sha uragira ngo nyine sinakubwiye sinzi uriya mugabo koko ngiye sunzi ndi boyika subizi urancungira bya bintu mbere yo kungeraho urabanza nawe umukubite cyane rwose ngiye susunze ngewe ahubwo twihute tudasanga yanabyutse kuko ari gihaga agatozi yamugutwa akahita byuka katugenda tugereyo nyine kuko ibishecye igihe nahereye kuko yindana n'abahungu barinyuba koko nkaba narababuze umwana kuko ndabona ngiye kugerana nayo ibibazo rwose ni abahungu baza ryari ko twarigendera haramo habura n'umwe ko nubaka amaho akajye kuzashira mu ntoki zanjye ko namaze ku musozi nyazanamo hano ariko nkambona banga uko buke nkasanga babiciye sha uko ko ngize uwo mfata ryo ngubu nakirwa ntaka nakirwa mvuga ngo nzisura ye je nahereye koko bimaze neza uzi ko baca umuntu intege no gukora akaba yabyihora ahubwo nawe agahinduka umujura ibi bishecye nibyo tuje kwiba uriya mugabo ariko ntabwo namutinya uriye hanyuma sasa ubu ngubu nigiye kugenda gucungira ndabona meze gutya nafashe kava urumva genda gucungira komeza shoka ariko ngo nta kintu ndi kumvara kumenya amasaha Imana ishaka kuyimpesha wa muntu Yesu shanije nawe no hagarara ndagufasha je n'ibiki ndi kumva none mwo gacwa baba bagikinduye ndacikira he niko banzo ndiye weho ujemo hano uturutse he uruwahe ko mbona nanakuzi kuri uno umushumba wararugu kwa nuza kwa shaleif nari nconje shaleif nakohereje hano yakubwiye ko hano ari muwe nta n'ugabizi rwose ntagabizi none we hano waje gute ko nazitiye akaba nta muhanda unyura hano ni gute wanziye mu bisheke ubundi ufatanya nande ko ibisheke utabicaye nyene gubimara ni wancungiraga wagucungiraga ninda ari he ninda ari akigisambo ni wewe kwanza igisambo ni wewe wambabari fata inkoni naho nkoresha umuhondo igisambo nta n'isoni bigira uratinyuka ukamfatira n'intwaro niko urapfuye se wari wapfa wambabariye ko mbona ukiri n'umujyambere uri umusore ayo maboko yanyu muyamaze iki kuki mutakoresha ngo mushake imibereho n'amajyambere ntabwo nzongera kwiba ntabwo nzongera kwiba numfata uzahitunyita ntabwo ndi umwicanyi ndagushyikiriza ahubwo abashinzwe kubakosora biraza kugaragara ko polisi iri kubangamira ibisambu yabiritse bikiyibira bikagenda bwatsi burica
ubwatsi buri mwagirya saa sita zuzuye muri ryari jewe ngiye kwahira garazara twahuye nyine ahita ajya kwahira mbona ndimo ndiruka mushaka Allo ngo bimeze gute gara agize ute ari ibisheke byaba hagana he Yesu reka tugiye kanze nihute kanze mufate musigarane ndaje bite mwirukana tayi wabo reka nze ndaje kangwe no tugende nyine ndaba numva boss wawe byazambwira urumva Mama Chris we cyangwa noneho iminsi 40 nta muntu yamugeraho ngo ndamuzanye nawe ngo n'umurebe ubwatsi buri ngiye kwahira ubwatsi buri ngiye kwahira hehe ubwatsi buri he bwaraze nyine yakase hirya twakomezanye kanjye kwahira ngiye urajya kwasi ubwasigira ngo tubiye buri he bwaraze ari he ngo umaze kwibisheke hagana he kwibisheke tugende kwanye kandi muri kumwe buriya tugende kwanye no namufasha sha umwe kuryama ngira ngo nindyame cyane urunda muzanye 40 namugereyeho dore bareba nawe umusore mwiza none se kwiba bitewe n'iki n'inzara nuko mbona uri umusore mwiza ko God have mercy upon us. abasore beza se shahu ujyango bashaka gukora bashaka gutungwa nibyo twakoze baho yicara hariyo ntegereze shobuja umva ko ufite shobuja sha umva cyakora uyu munsi ntacyo icara ahangaha ntegereze shobuja icara aho ngaho rwose umusore nkawe rwose bitenze ni byiza mupaka uyu mwana se ari hano kumari cyane hano tujye kwa shaka ati nakujimye kwahira wo ni hano tujye kwa koko suri kudo zagenze ute musere boss byose zagenze umushumba zagenze ko namutujye kwahira abashumba rero abashumba nimba mu wanje ariho bahira simbizi dore wowe ko wagiye ko bamwajyanye wamusize wakoze wawe kumbonye umuntu uyu ndamukoresha kumwe ase wowe byagenze gute kuko imwazanye ukaba wamusize hano yewe ngiye yakase ku ruhande ramwe ngo arubwatagiye kwahira oya arabeshya uyu we twagiye ari kuncugira yari kuncugira hasi icara hangasha iki nicyo kibando gikura hu uretse gatoya niko n'uyu nguyu yambwiye ntabwo yaje wenyine yambwiye ko ari uwamucitse wamusabye mu nama wagiye ni weho urasa nk'igisambo koko ahubwo uyu nguyu yafashwe ahubwo weho ni weho mutoza w'ibisambo yari yananumye uvuye he wari wagiye wirukaswa n'iki wumva amagambo yawe atari igisambo aba bahungu ugiye gushaka mbere boss ibyo nawe ntubimbwire kubirukana guca ntabwo binyishyura igishoro cyanjye nashoye urabanza unyishyure ibyanjye bangije nurangiza nushaka ubakoresha bakurikira cyangwa se ubirukana bwarayaze ko bagiye kwibasha ngiye rwose reka mbabwize ukuri twamanutse ubwo twari tugiye kwahira mba ndaje uyu muhungu barambwiye uti afite igitekerezo cy'ahantu agiye kwiba ibisheke aranuma turajyana arambwira uti rero genda ugice ngenda asigara ubwo yasigaye ancungira abarancungira mu kuncungira nibwo nagiye igisheke ndagica mu kugica nyiri ibisheke sinarinzi yuko arimo niko kumfata akaba yanzanye ahangaha niko kuba uri kumbona ahangaha rwose bose bwarayaze cyo kwahira sha inga zanjye zabwiriwe garukiriza icara hano ijya bakuzanye uyu ntabwo ari wakwinjije hano icara umva boss ntabyo kuvuga ngo nagende nijya muzanye hano ni igisambo cyanjye nijya gifashe hagati yanjye ntagomba kubaho ibiganiro ukishyura ibisambo byawe ukabitwara waba utabyishyuriye niyicara aho ngaho ndazana ubuyobozi